Shalom, shalom. Gitondo cyiza, mwaramutse, ndabashuhuje. Yesu nashimwe. Ndifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli 16, ibice 16, umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Reka dusenge. Turagushimira Imana nziza muri iki gitondo, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira ko tubyutse turi bazima, icyubahiro n'ishimwe n'ibi byawe. Uyu munsi ubane natwe, utwiyereke, ukuboko kwawe gukora ibitangaza ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Inshuti zanjye, mwe mu nyumva ndabashuhuje, ndashaka kuganira namwe uyu munsi, kuvuga hamwe, kubigisha ijambo rivuga umwuka wo gutabwa no kugawa. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Yesu nashimwe cyane. Umwuka wo gutabwa, umwuka wo gutabwa ni umwuka mubi. Abantu bakaguta, inshuti zikaguta, abana babyaye bakigirayo, abo mwasenganye bakigirayo, uwo mwashakanye akigirayo, ukaba wenyine. Ni umwuka mubi Satani ateza umuntu, abantu bose bakigirayo, ibintu byose bikigirayo, ugasigara wibaza utari ko se njyewe ni ikihe cyaha nakoreye Imana. Ni umwuka utuma umuntu yitotomba akavuga ati we, ariko se ubundi Imana yandemeye iki? Ibi bintu byabaye ku mugabo bita Yobu, ngo avuma n'umunsi yavutseho kubera gutabwa no kubabara. Ibintu byabaye kuri Yesu, aravuga ngo mwese murasize. Ibi bintu byabaye ku mugabo wari umaze imyaka 38 aba ku kidendezi. Yesu araza amenya ko amaze igihe kirekire aho hantu. Yesu aramubwira turashaka gukira. Undi aramubwira ati reka da, njyewe naratawe, umuryango wanjugunya hasi, ngirunaga mu mazi ngo amazi yihindurize nkire. Umwuka wo gutabwa ni umwuka wo gusigara hagati nk'ururimi. Amashuri wize ntashobora kugira icyo akumarira. Ni umwuka umenagura ubugingo bwawe, ni umwuka umenagura umutima wawe, ni umwuka ubyuka igitondo kimwe ugasanga isi ni nini ku buzima bwawe, urungano rwawe rwaragiye, abo muvukana bigiyeyo, inshuti zawe zaragiye, abana wibyariye bigiyeyo, umugore washatse yigiyeyo, umugabo washatse yaragutaye. Bibiliya iravuga ngo wantabwa we, ngo Uwiteka aje ku buzima bwawe, aje kugutabara. Rero Bibiliya ikavuga ngo ntawakurebanye imbabazi, nta muntu ugukunda. Mu yandi magambo nta gikundiro ugira, ngo nta n'umuntu ukugirira ibambi. Oya, ahubwo ukubona wese akubonamo inyungu ze bwite, akagusura kubw'ikintu yapanze kugira ngo kimubere umugisha. Benshi tugira inshuti z'ibihe. Iyo uriho uwo mwuka, tugira inshuti zikukamura, zamara kukugira igikatsi zikigendera. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya rero ikavuga ngo watawe ku gasozi. Ni ukuri, ni umwuka ugukoza isoni, ni umwuka utuma ugawa ahantu hose. Nubwo wakora ibyiza, nubwo wakwitwararika, nubwo wagerageza ibintu ki, uyu mwuka utuma nta muntu ukumva, kuko waratawe, kuko uragawa. Uwiteka iki gitondo agukureho umugayo, Uwiteka iki gitondo agukureho gutabwa, Uwiteka iki gitondo. Iyo uriho umwuka wo gutabwa, abandi bahaga poromosiyo wowe ntuyibone, kandi ayo uzinduka mbere y'abandi akaba ari nawe utaha nyuma y'abandi. Poromosiyo ikarya abandi da, wowe ugasigara. Ni umwuka utuma n'ibyo ukora bitagaragara, igihe cyose amakosa ari kuri wowe. Umwuka wo gutabwa no kugawa igihe cyose niwe bagaye. Nubwo wakora ute kandi utaryamye, ubaho umugayo w'iteka. Ariko iki gitondo Uwiteka agiye kukubohora. Haleluya. Uwiteka agiye kukubohora, agukureho umwuka wo gutabwa. Watawe n'urungano rwawe, abo mwiganye, reka da, nta hantu ubarizwa.
nta hantu ubarizwa, ntubarizwa mu bantu bakuze cyane, ntubarizwa no mu bana, ntubarizwa no mu rubyiruko. Uranibaza turi ko se ndi mu kihe cyiciro, ariko se natawe nti kandi mwaratangiranye n'abantu intego ari imwe, mugakora wa mwuka disi ukagutwikira, abandi bakazamuka wowe ugatakara cyangwa bakagukuramo ngo turabona utitabira, ngo turabona, ukayorwa uko byagenze. N'umuntu akakubaza ati se byakugendekeye bite, koza ari wowe ko wakanguriraga abantu kugira ngo ibi bintu bikorwe, byaje kugenda bite? Rero iki gitondo wiyiteho, umenagure umwuka wo gutabwa, umwuka wo gutabwa, umwuka w'umugayo, kuko wagawaga wikokoreho izo mbaraga. Ni umwuka mubi cyane, ni umwuka ukubabaza. Igihe cyose amahirwe yaje wowe ntushobora kukugeraho kuko waratawe, hari ahantu washyizwe ku ruhande. Iki gitondo rero nshuti yanjye, ntugire umuntu n'umwe urenganya. Hari imbaraga zituma umuntu mubana asa nk'umuntu wagusibye mu bitekerezo bye, ukabaho uri wenyine, ukabaho ukora ibyawe. Waratawe. Ni umwuka ukurwanya uhereye mu bwana bwawe, umwuka warwanyije ubuzima bwawe no mu rushako rwawe. Ubana n'uwo mwashakanye ariko yaragutaye, yagutereye inshingano zose. Ni wowe ibintu byose biri ku mutwe, nawe warabyakiriye. Ariko isengere, wikokoreho izo mbaraga, wikokoreho icyo cyangiro, wikokoreho uko kugawa, wikokoreho umugayo wose. Uvuga uti mu izina rya Yesu, ibi bintu ndabyanze, uyu muruho ndawanze, uku gutabwa, iki cyangiro ndacyanze. Kandi Imana irashaka kukugirira neza, kandi ubyiteho, wirirwa ubisengera. Reka dusenge. Mana nziza, turagushima kuri Imana, turagushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Turamenagura umwuka wo gutabwa n'umugayo, turikokoraho izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese unyumva Mwami, gutabwa uhereye mu bwana bwacu, ntawigeze atugirira ibambe, ntawadukunze. Cyangiro tugira, dukokoreho icyangiro. Mana, tugirirwe imbabazi nawe, kuko nitugirirwa imbabazi nawe n'abandi bazatugirira imbabazi. Uwiteka, turikokoraho umwuka wo gutabwa, turikokoraho umugayo wose wo mu bwana, wo mu bukure, wo mu rushako. Mu izina rya Yesu, turikokoraho umugayo wose. Umuryango watawe turawusengera, turasengera umuntu wese unyumva kugira ngo umugirire neza. Izo mbaraga zo gutabwa, iyo mbaraga y'ikuzimu itsindwe mu izina rya Yesu. Icyo cyangiro, uwo mugayo, mu izina rya Yesu. Mana, utugirire ubuntu, Mana utwiyereke, Mana udukorere ibitangaza. Buri muntu wese unyumva uyu munsi umubohore, kuko nta kindi kintu cyakuzanye, ni ukugira ngo umareho imirimo ya Satani. Imirimo ya Satani iri ku muntu uwo ari we wese uyimukureho Mwami. Urakoze, icyubahiro kibe cyawe. Amen.